birangira rero Padiri atashye ngo agera mu rugo araribwa cyane, nyine araremba. Nta makuru mfite ajya rwose ibyo bintu nta kintu mbiziho pe. Uwo mwanzuro ntabwo watunyuze kugeza n'uyu munsi. Nyuma batubwiye ko umwana ari uwa diyoseze, twamushyingiye diyoseze ari igomba no kumushyingura. Bamwe mu bahanga mu iyobokamana bavuze ko urupfu ari urugi rwerekeza mu buzima buhoraho, ariko iyo urwo rugi rukinguriwe icyarimwe ku bantu babiri mu buryo butunguranye busigira benshi agahinda. Bari inshuti, bari abagenzi mu muhamagaro n'abavandimwe mu nshingano, babanye mu rugendo rwo gushaka Imana, basangira akanyamuneza n'ingorane kugeza ubwo urupfu rwanze kubatandukanya bakagendera rimwe. Uyu ni Padiri Bagirubwira Donati na Furere Julien ni musaba Imana izatwumva, bakoreraga iyogezabutumwa muri paruwasi ya Kisaro, diyosezi ya Byumba, aha ni mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Birangira rero Padiri atashye ngo agera mu rugo araribwa cyane, nyine araremba. Bamujyana kwa muganga ku kigo nderabuzima, barareba babona ntacyo baramukorera kuko yagezeho ngo n'ubundi bisa nk'ibyarangiye. Bamutaransifera Ibyumba iryo joro, ageze Ibyumba rero niho yahise agwa. Furere nawe ubwo arataha, nawe ajya kuryama. Agiye kuryama mu gitondo ngo bahamagaye telefone ikagicama ariko umuntu ntayifate. Bagira amakenga, bajya mu nyine baragenda bakingura harahara, basanga umuntu yasinziye kera. Kandi we noneho ntiyaranarwaye. Padiri wenda hari indwara bari bavuga ko arwaye, ariko nazo nta izo ndwara za diyabete n'ibiki ntabwo zica bitunguranye, zirabanza zikakuzambya ukaremba ukagira gute bakakurwaza, ntabwo zihuhura kuri. Furere we nta n'ibicurane, nta na gripe, nta n'iki. Ni amayobera, ni ibintu nyine natwe byaducanze. Ubwo rero ngo bari gusangira, none ubwo byarangiye gutyo. Basangiye nimugoroba, mu gitondo bucya bose bapfuye. Barimo kuvuga ngo baroze uwo muderegiteri nyine, hanyuma asangira na Padiri. Padiri abigenderamo. Twavuganye n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru, IP Inyasingira abakunzi, ngo tumenye niba hari andi makuru. Nta makuru mfite ajya rwose ibyo bintu nta kintu mbiziho pe. Reka nkwibutse ukore subscribe, dukomeze tubane kuri Rwandalive. Bizumutima Edouard ni umwe mu bavandimwe ba Padiri Donati. Twaganiriye byinshi ku by'umuryango wahuye nabyo kuva ubwo Padiri Donati yitabaga Imana kugeza bamushyinguye ndetse n'ubu. Ni ukuvuga ngo amakuru yasohokaga ayo twumvaga, batubwiraga ko nyine ko yapfuye ari kujya kwa muganga. Ariko ubwo nicyo cyahise gituma njye n'umuvandimwe tuvuga ati reka tugere kuri tere aho byabereye kugira ngo tumenye amakuru y'imvaho, tumenye ngo yenda nyine tunataha mu rugo turabwira umuryango ngo iki, turabwira ababyeyi ngo iki, atari ibyo turi kumva nyine biturutse ahandi. Twaragiye turahagera kugira ngo tuganire na Padiri mukuru waho kuri paruwasi ya Kisaro. Tugezeyo dusanga ako kanya ntabwo yari ahari, ariko tuhasanga abandi bapadiri baturutse mu yindi mihanda, mu yandi maparuwasi, bari inshuti na mukuru wacu Padiri Donati. Ibaruwa twanditse umuryango, twanditse dusaba ibintu bibiri. Twanditse dusaba ko itariki yakwimurwa yo kumushyingura kugira ngo umuryango ubashe kwitegura, kandi muri make tunasobanukirwe neza icyo umuvandimwe wacu yazize, kuko ntago ako kanya twakakimenya. Ikindi ni uko hakorwa autopsy. Nibyo twatiri gusaba. Autopsy yarakozwe ariko resulta none ntago zirasohoka. Ubwo yakoreshejwe na bande? Nkuko batubwiye, ubundi gushyingura umusaseredoti bikorwa na diyoseze, bikorwa na kiliziya.
ariko bigakorwa n'ubundi bafatanyije n'umuryango, ariko imihango yose itegurwa na kiliziya. Ibi rero nibo n'ubundi babiteguye, nibo babikoze, ni nabo bagennye iyo tariki byose. Byabaye nko kwakira urwaje, turavuga ati noneho reka duherekeze umwana wacu, ibindi bizaza nyuma. Yego, reka tugere wenda mu gihe cy'igitambo cya misa, naho hari byinshi byagiye bigarukwaho yuko navuga ngo byarirukanse, umwanya ntiwabonetse gutanga ubwo buhamya kugira ngo abantu basezere. Ibyo byagenze gute? Nk'uko mwabyumvishe, ni ibintu byaje bidasanzwe, kuko iyo ari ibisanzwe aka kanya ndakeka ntabwo mwamumpamagaye. Ni ibintu byaje bidasanzwe, bigaragarira amaso ya buri wese, yewe n'utari mu idini gatolika yabasha kubibona. Umuryango aba ari munini, haba harimo amadini menshi. Bivuga ngo umuhango witabiriwe n'abantu bo mu madini menshi atandukanye. Yego. Wo kumushyingura. Ariko nabo ubwabo byarabatunguye bitewe n'ibyo babonye. Mu ntangiriro yenda igitambo kitari cyatangira, babanje kutubuza gufotora. Batubwiye ko gufotora bitemewe no gufata video bitemewe, ibintu nk'ibyo. Ariko cyo kora yenda gufotora bwo byaje gukorwa, igitambo cya misa kiratangira. Ariko nk'uko kimaze gutangira, igisonga cya musenyeri abasha kuvuga amateka ye. Avuga igihe yavukiye, aho yakoreye kugeza yitabye Imana. Ariko ibindi naho byagarukiye. Umuryango ntabwo wahawe umwanya ngo ugire icyo uvuga. Umuryango ntabwo wigezeho umwanya kugira ngo ugire ikintu uvuga. Baba barababwiye impamvu wenda zo kuba batahawe umwanya, yaba umwe mu muryango cyangwa se babiri? Nta mpamvu n'imwe yigeze itangwa, kuko ibintu byose byaje bigwaho dutegereje, ariko uwo mwanya ntuboneke. Kandi ubwo mu muryango mu myiteguro ibyo ari byose hari abo mwari mwapanze bagomba gutanga ubuhamya? Yego, birumvikana. Mu muryango twabiteguye tuvuga ati hari abari gutanga ubuhamya, hari abari buvugiye gira umuryango. Ni byinshi nubwo wenda ibyinshi byarebaga kiliziya, ariko natwe ku ruhande rwacu hari ibyo twari twiteguye kugira ngo tubashe guherekeza umuvandimwe wacu neza. Nyuma yo kuba mwamushyingura bwo hari uwaba yarakurikiranye ngo agire icyo abavugishaho, kuko nk'ibyo bibazo byabaye nyuma yaho murabyibaza, ni itangazamakuru ryagezemo, ariko se hari izindi nzego zirabegera? Reka nongere mvuge ko ntuza nko mu misa yabaye, urumva hari ayo mateka ataravuzwe uko bikwiriye. Yego. Sinzi yenda nimba uri umukatolika, ariko niyo waba utari we urabizi neza ko iyo igitambo cya misa kibaye basoma ivanjiri bakanayisobanura. Yego. Ivanjiri yarasomwe pe, ariko ntabwo yigeze isobanurwa. Wenda mu gusoma ivanjiri nibwo umushumba ashobora kuvuga, ashobora mu gusobanura, ashobora yenda kwihanganisha n'umuryango wagize ibyago, mu nyigisho atanga agatanga n'ihumure ku bakristo. Yego. Ibyo ntabwo byabaye. Na misa nyine nayo irihutishwa ku rwego rwinshi cyane. Sinzi nimba uzi, hari misa zijya ziba mu gitondo. Yego, ndazibona. Misa ya mu gitondo niyo yihuta cyane kuko ibirezi. Nayo niko byagenze, kuko ntabwo yarengeje iminota 50. Mukibona ibyo ngibyo mukabihuza n'amakuru yagiye avugwa, mwebwe mwatekereje iki? Nta kindi watekereza, kuko buriya gutekereza nanone nta gisubizo ufite n'ikibazo. Ariko nanone ntabwo byabuza umuntu gutekereza. Aho rero bigushyira mu cyeragati, muri make birakuvanga, kuko nta kintu uba wumva ufite uri gutekereza kizima, nta mwanzuro uba ubona uri bufate. Nyine muri make ni ugushyuha mu mutwe. Ubwo twavuye mu kiliziya, iminsi ikirangira, direkite bati
kujya gushyingura, ubu tugiye kujya gushyingura ku irimbi. Twese ubwo twagombaga gusohoka twerekeza ku irimbi, nk'uko n'ubundi umuryango utahawe umwanya no mu kiliziya no mu kujya gushyingura niko byagenze. nta mwanya mwahawe? Nta mwanya twahawe, nta mwanya umuryango wahawe. Mbese n'ababyeyi bo ubwabo, ababyeyi b'umwana wabo wari bamaze kwitaba Imana ugiye gushyingurwa, ubwo bagiye kugera no ku irimbi gutangira gushyingura byatangiye. nta wari Kuko nta ufite na kubereka? protokole yari hari runaka ivuga ati ababyeyi b'uyu muntu tugiye gushyingura baraha. Ese ni iyihe mpamvu ituma ibyo byose umuryango bawushyize ku ruhande? Kuko yego umwana ni uwa kiliziya ariko nanone afite ababyeyi, yakoraga ubutumwa bwiza ariko afite ababyeyi. Kuki uwo muryango bakomeje basa n'abawushyira ku ruhande? Nk'uko batubwiye, ntabwo nzi nimba aricyo bashingiyeho, ariko mbere na mbere n'itariki bajya batubwira ko bitakunda ko yigira inyuma, batubwiye ko umwana ari uwa diyoseze. Twamushyingiye diyoseze ariyo igomba no kumushyingura. Amakuru ahari ni uko uwo mugoroba bari kumwe. Bivuge ngo bishoboke cyane ko uwo mugoroba mbere y'uko buri wese ataha bari bamaze gutandukana. Ko unarebye unakurikiye ubona ko bashobora kuba barapfuye muri kondisiyo zimwe, n'ubwo umwe yabanje abantu bakabanza kumubona mbere, ariko nk'iyo nawe agenda agahita yinjira mu buriri akaryama, nawe niko byari kugenda, bari kumusanga muri iyo kondisiyo nk'iyo ngiyo. Mu makuru mwahawe icyo gihe n'abapadiri cyangwa no vikeri aza kubasura, byo byaba byaravuzwemo ko baba bari kumwe, cyangwa ni ukubyumva mu magambo agenda asirikira? Bo ntabwo bigeze babitubwira, gutyo. Bo ntabwo bigeze batubwira ko bari kumwe. Ibyo twabyumvisha hanze bisirikira. Yego, gusa nabyo twarabibajije ariko ntawabyemeje. Impamvu mwasabye kugira ngo hakorwe isuzumwa ry'umubiri ni iyihe mpamvu? N'ibyo ngibyo byari imwe mu mpamvu mwakekaga? Hari impamvu nyinshi. Hari ukuba umuvandimwe wanjye atararwaye, n'ikimenyimenyi yavuganye n'abantu benshi. Uretse n'ibyo, na padiri mukuru wa paruwasi ya Kisara yabivuze ko mbere y'uko ataha yarabanje aramuhamagara baravugana. Yego, amubwira ko aratatinze gato, rero yari muzima. Icya kabiri ni ibyo nyine byagiye bituza mu matwi, tukibaza ese mu by'ukuri nimba yarageze kwa muganga yitabye Imana, ese mu by'ukuri habaye iki? Nta mutima yarwaraga, ntaki n'indi ndwara iyo ari yose, kuko abantu ntabwo umuntu abura kurwara indwara runaka, yenda navuga ngo hari indwara runaka yenda zidakira. yego, ariko mu ndwara navuga nta ndwara twari tuzi ihari yahita imuhitana gutyo itunguranye, ntayo. Ibyo rero ni byatumye tuvuga tuti hakorwa isuzuma tumenye ngo umuvandimwe wacu mu by'ukuri yazize iki. Ese ni inkuba yamukubise? Byagenze bite? ese yarozwe nk'uko bivugwa? Nabyo tubimenye, nyine tuve mu rujijo n'abandi bave mu rujijo. Ni ukuvuga ngo ku muryango uko bibaye byiza umuryango wakwegerwa ukaganirizwa, kuko navuga ngo nta wundi muntu wari wawugera imbere ngo ubwire ati umwana wanyu byagenze gutya. Kandi nicyo gishobora guturisha umutima w'umuntu akanamenya, kuko nimba ubu aka kanya tuvugana buri wese atari yamenye icyishe umuntu, ni ikibazo. Biragoye no gutegura ikiriyo, biragoye gusoza ikiriyo. Kandi yarashyinguwe huti. Ibyo rero nkeka ko ari cyo kintu gishobora guha ituze umuryango, ukakira ko umwana wabo yagiye azize iki. Niyo byaba ari ukubeshya nk'uko wari uvuze ati bibaye ibisubizo bije atari bizima, niyo byaba ari ukubeshya nta kibazo, ari kuvuga ati umuntu wacu yazize iki. Noneho hakabaho kwiyakira no gukomeza izindi gahunda zitandukanye, harimo no gukura ikiriyo
ndakeka ari ibyo ngibyo. Umwana amenyesheje inzego z'umutekano zo hari icyo zaba zarabikozeho? Kugeza ubu nta kintu zari zabikoraho. Yenda kuzimenyesha ntabwo twazimenyesheje nk'abarega, twazimenyesheje nyine process iri kubaho. Yego. Ntabwo twazimenyesheje nk'abatanga ibirego. Nta n'uwo bigeze bahamagara mu muryango wenda ngo bagire icyo bamubaza? Oya, ntawe. Yego. Ku ruhande rwa mama wawe, ku ruhande rwa papa wawe, mwaba mwaravuganye wenda vuba ngo bakubwire imbamutima cyangwa se uko biyumva n'icyo bifuza kuri bo nk'ababyeyi? Noneho turavugana kenshi abasaza n'abakecuru bakuze, ariko bose muri rusange bakeneye amakuru y'ibanze. Ariyo kumenya ngo umwana wacu yazize iki. Yuko twaramushyinguye nibyo, ariko mu by'ukuri yazize iki, kuko nabo ubwabo nibikomeza gutya ni igikomere gishobora no kuzabasazisha vuba kurushaho. Ubwo Padiri yitabaga Imana, twaganiriye na Musenyeri Patrick Irankunda, Vicaire General wa Diocese ya Byumba, atubwira ko Padiri Bagirubwira Donati yazize uburwayi, dore ko ngo hari indwara yarasanganywe. Nzi n'ibibana n'umupadiri we yarasanzwe afite uburwayi. Niwe mfitiye amakuru kuko niwe ndamenya ibye, kuko yarasanzwe afite uburwayi. Mu mwaka ushize yigeze kugira, hanyuma arivuza ariko aroroherwa, bamuha n'imiti azajya afata. Nkeka ko rero aribwo burwayi bwagarutse, ko uburyo yafashwemo ni kimwe n'uko umwaka ushize yari yazafashwe. Hanyuma rero yabasha no kuburokoka, kuko umwaka ushize nabwo yari yagize uburwayi bukomeye, ariko ahita ajyanwa kwa muganga aravuzwa. Rero ubu ngubu noneho bwaje simusiga. Ibyo mbona nkeka ko byamwishe, kuko ntabwo nigeze nkora irindi genzura, ariko nubwo urwaye twari tuzafite. Kuba muri Diocese yanyu mupfusha abihaye Imana babiri icyarimwe, mubona ataba ari icyuho? Mukeka ko bishobora kuba byatewe n'iki, cyangwa se mwabyakiriye mute nko muri Diocese yanyu ya Byumba? Ubuzima niko bumera, habaho ibyago iyo byaje ntawamenya uko bigenze. Twabyakiriye, byadutunguye twese, ariko nyine turabyakira. Ntawari ubyiteze ko twapfusha abantu babiri mu gihe gitoya gutya, kandi bakiri bato. Ariko rero inzira zo muri iyi si niko zigenda, habaho kuvuka, habaho no kuva mu buzima. Twabyakiriye, turabitura Imana, dusaba Imana kugira ngo ikomeze turindire ubuzima.